Haleluya. Amen. Turashima Imana se umwami wacu Yesu uduhaye aka kanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Nubundi turavuga ku ijambo twatangiye kuwa mbere tuvugaho, kandi ijambo riba mu buzima bwacu bwa buri munsi, ijambo ryaduhinduye, ijambo ryatugize abo turi bo uyu munsi. Nitwa Felix Ndikumana, umufasha wanjye turi kumwe yitwa Odeta Kandama, kandi turi kuvuga turi Abuja muri Nigeria, aho twicaye, aho Imana yadutije inzu aho turi. Turashima Imana kuko iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo. Bene data, bantu mwese muri rusange, kuko iri jambo rirareba buri muntu wese uri ku isi, buri muntu wese ufite ubuzima arimo, kuko ni ijambo rikuru cyane, kuko niryo jambo ryakuye Yesu mu ijuru rimuzana mu isi kugira ngo aryigishe neza nk'umuntu uvuye muri ubwo bwami, aze atwigishe ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana uko twabuvuze, uko mwarimu Jean Paul yabutangiye icyumweru gishize, uko umugore wanjye yabuvuze, n'undi uzaza nyuma, n'undi uzaza nyuma, n'undi uzaza nyuma, biragoye kurangiza kuvuga iby'ubwami bw'Imana. Kuwa mbere rero twaganiriye ku ijambo tuvuga tuti kuki dukwiriye kubwiriza ubwami bw'Imana. Tuvuga nk'ibintu bigera mu 8 bidusaba yuko ubwami bw'Imana tuba ari bwo tuvuga mu byo tuvuga byose, kuko nibwo duhamagarirwa. Tuvuga nanone uko mu bwami bw'Imana hameze, ninde utegeka ubwami bw'Imana, ni bande baba mu bwami bw'Imana, bitwara bate, tubivuga muri makeya. Kuwa kabiri tuvuga ku bintu bijyanye na kondisiyo, ni ukuvuga ngo ni iki umuntu yakora kugira ngo azabone ubwo bwami bw'Imana. Ibyo nabyo twavuze agace gato cyane, kuko ibyo umuntu yakora ntabwo twavuze nibura na 1% cy'ibyo umuntu yakora. Hari byinshi umuntu yavuga. Turongera turavuga tuti ni ibiki byatubuza kujya mu bwami bw'Imana. Nabyo tubitindaho gatoya, ariko ntitwabyinjira mu mizi kuko nabyo ni byinshi cyane. Bene data, uyu munsi nagira ngo tuganire, tuvuge ubwami bw'Imana, tubwinjiremo, ariko mbere yuko tubwinjiramo ndagira ngo ngaruke gato kuri ku isobanuro z'amagambo amwe n'amwe. Jewe ndi umwarimu, nabaye umwarimu, nicyo nkunda kwigisha, nkunda kugenda buhoro, kandi mumbabarire ninjyana mu bintu by'imvugo shusho. Nkunda gukoresha imvugo shusho, kuko imvugo shusho isobanura ibintu byinshi icyarimwe. Iyo umuntu abicukumbuye neza, asanga imvugo shusho ikintu wavuze mu minota 5 wakivuga, ubundi wakivuga mu masaha 2. Yesu nawe yigishirizaga gusa mu mvugo shusho, yigishirizaga mu migani cyangwa imvugo shusho, agafata ibintu tuzi akaba ari byo agereranya n'ubwami bw'Imana kugira ngo tugerageze kubwumva, kuko biragoye kubwumva kandi tutarabugeramo, kandi n'amaso yacu y'umubiri atarabubona. Kugira ngo tubyumve nuko dukoresha imvugo shusho y'ibintu n'ubundi nk'uko Yesu yabitubwiraga. Iyo niba hariho ubwami bw'Imana, hariho n'ubwami butari ubw'Imana. Ahangaha ndashaka kubibutsa yuko hariho ubwami bw'Imana aribwo twita ubwami bwo mu ijuru, cyangwa tukabwita ubwami bw'umucyo. Bufite amazina menshi meza asobanura ubwo bwami. Ubwami bw'umucyo nje niryo ndi butindeho cyane, kuko ndi buze gukora paralelisme cyangwa ngaragaze n'ubwami bw'umwijima. Noneho muri ubwo bwami bw'umucyo bagira uko babaho. Navuga mu Gifaransa ushobora kuvuga règle d'or, cyangwa
imihango, imigenzo, imico, ibikorwa n'ibidakorwa, les interdits, amategeko, bagira uko babaho, bagira n'uko bakoraho. Kandi ayo mategeko yo mu bwami aturuka ku mwami. Haleluya. Ayo mategeko aturuka ku mwami. Nitubona kandi uyu munsi turatangira gatoya tuvuge ku itegeko rimwe cyangwa loi de nature celeste, cyangwa ubutegetsi, ikintu kimwe gikomeye cyane kiranga ubwami bw'Imana, ari cyo twita ijambo. Ijambo niryo rikubiyemo ibyo twahishuriwe byose by'ubwami bw'Imana, kandi ijambo niryo rizana imbaraga ku isi, kuko hari ubwami bw'Imana hakaba n'isi. Ijambo rizana imbaraga ku isi. Biragoye cyane, mwihangane ariko twige kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza ibiri kuba muri iyi minsi y'impera y'isi. Ubwo ubona ibintu byose bishyushye, wareba hirya no hino ukabura icyo wafata, ariko nusobanukirwa neza iby'ubwami bw'Imana urasanga uhirwa wowe utarabugeramo. Uyu munsi turakwereka uburyo ubwinjiramo, kuko nabyo ntabwo tukibivuga cyane, turakwereka uburyo ubwinjiramo. Noneho reka tugere ku bwami bwo mu ijuru, aribwo bwami bw'umucyo. Reka mufashe wanjye dusomere Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 32 na 33. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 32 handitse ngo, ariko mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Amen. Amen. Aya magambo yandikiwe Abaheburayo ari kugaragaza ubwami bubiri. Aragaragaza ubwami bw'umucyo. Noneho mu Befesi ibice 5:8 ho haravuga ngo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Amen. Noneho muri ubwo bwami barongera baravuga ngo, Abatesalonike ba mbere ibice 5:5 haravuga ngo, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Aya ni amagambo agaragaza neza ko hariho ubwami bw'umucyo, hakabaho n'ubwami bw'umwijima, habaho ubwami bw'amanywa, hakabaho n'ubwami bw'ijoro. Bene data, ngiye gukoresha imvugo shusho gatoya kugira ngo twumve, turebe uburyo ubwo bwami bumeze. Mwihangane gatoya, ngiye gushyira kuri kamera umwijima, maze mbabaze mumbwire uko twicaye cyangwa uko tuvuga nashyizemo umwijima. Isegonda rimwe. Ubu se muratubona? Hose habaye umwijima. Niba nsa nabi, niba nsa neza, niba nishimye, niba mbabaye, niba imyenda yanjye yacitse, nta kintu na kimwe ushobora kubona. Bene data, ndagira ngo nkoreshe iyi mvugo langage image kugira ngo tubyumve neza. Murebe umuntu wavutse bakamushyira ahantu mu buvumo hatigeze hagera umucyo na rimwe, akaba ariho akurira, adashobora kureba imbere ye, nta kintu na kimwe abona.
ariko uko atinze muri wa mwijima amaso ye aragerageza akamenyera n'umutima we ukamuha gutembera muri wa mwijima, ndetse agera aho yibagirwa ko ari mu mwijima, agakora ibintu byose muri wa mwijima. Ibyo byo twarabikoze aho tuvuka, nta matara twagiraga ntaki, hari ibintu byinshi twakoraga nijoro ari mu mwijima, nkabyuka nkagenda nkajya hanze hirya kure nko muri metero 20-30 nkajya kwiherera nkagaruka, kandi ari mu mwijima. Rimwe na rimwe ngafunga n'amaso nkagenda mfunze amaso nkabikora, kubera yuko uwo amaso yawe aramenyereye ibyo bintu by'umwijima. Ariko hari ibintu mu mwijima udashobora kumenya. Sanse zawe zose ziragenda zikiyadabuta ku mwijima. Niba aho uri mu mwijima, iyo haje umwanda ntabwo ubimenya. Uwo mwanda ushobora kuza hakanuka, bikakunukira iminota 5 ya mbere, waguma muri wa munuko nawe ukawumenyera, ukumva nibwo buzima, ntiwongere kumva wa munuko. Ugasa nabi kubera kuri mu mwijima, ntushobora kumenya ko usa nabi, kubera yuko hahantu uri nta rumuri ruhari rukwereka yuko usa nabi. Ndetse hagize umuntu ukwegera akakubwira ngo urasa nabi, wamukubita ikofi umubwira uti ndasa nabi gute, kubera yuko ntago bigaragara. Cyane cyane ibinuka biragezeho bigahumura, kubera ko bibayemo igihe kinini ntumenye yuko binuka, sansi yawe ikabimenyera. Aho ngaho nirangaje imaje y'umwijima. Buriya rero bene data mbabwira, nimubona umuntu utaravirwa n'umucyo aduseka cyangwa akora ibintu ku mugaragaro, umuntu akabura ntacyo bivuze, akagera agakubita umugore w'ikofe, yarangiza akagenda akavuga ati sha namweretse, akagenda akabwira abandi akabyirata, cyangwa agakora ikindi runaka akaza akakirata, niko bimeze. Umuntu atinda mu mwijima ntagire ikintu na kimwe abona, akaba mu munuko, akageza akawumenyera kumva ni parufe. Ibyo ngibyo niko bisanzwe. Mu mwijima rero ibintu byose bihaba, ni ukuvuga ko haba umwanda, kandi uwo mwanda ntushobora kuvaho, kubera yuko na n'uwufite ntamenya ko awufite. Burya ubwiye umunyabyango mwabipfa akubwira ati byangora n'iki, ko ntica ko ntaroga, kandi nubwo abikora nabyo arakubwira ngo sinica sindoga. Kubera iki? Ari mu mwijima. Noneho rero mu gitondo cyangwa igihe kikagera, ba bantu bari bamaze imyaka n'imyaka mu mwijima, urumva imyenda yarabacikiyeho, bambaye ubusa, baba bambaye ntawe ubimenya. Reka burya nibambara ubusa ntibikabavune, ahubwo mujye muga muti Mana, umwijima koko urabona ibyo ukora. Umuntu agenda mu nzira yambaye ubusa kandi ntibigire icyo bimutwara. Umuntu akora ibingibi ntibigire icyo bimutwara. Ariko noneho ubwami bw'umucyo reka tubugiyeho kuko tumaze kubibona. Ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko kwakira Yesu urumuri ruraza rukakumurikira. Noneho mutekereze wa muntu wari uri muri bwa buvumo, ba bantu bari muri bwa buvumo bamazemo imyaka nka 20, mwibaza uko basa, uruhu rwabo uko rusa, mwibaza imyenda bambara uko isa, aho bicaye uko hameze, kubera ko batigeze babona umucyo na rimwe ngo batunganye. Urumuri niruza rukahamurika, ikintu cya mbere kizagaragara nuko hazaba urwamo, hazaba urusaku rwinshi, hazaba induru nyinshi, hazaba amarira menshi. Nukusa ko nambaye ubusa, agenda agerageza nshakishe imyenda ko yacitse, ndabigenda gute, ururuhu ko hajeho urundi, ndagenda gute, ese burya naryamaga muri ibi bintu, ese burya nagiraga gutya. Aha ngaha bene data mbabwire, ubwami bw'Imana iyo umuntu bumugezeho
nta muntu wirirwa abaza ngo ese bwamugezeho. Haleluya. Nta wirirwa abaza, kuko ikintu cya mbere umugabo utararigeze arira na rimwe ararira bakabura uko bamuhoza, akareba uko yanukaga, uko yakoraga, akarira amarira akaza akaboroga, kandi akiri mu mwijima. Nta muntu n'umwe wigeze agira ikintu na kimwe avuga ngo amurize. Kubera yuko umucyo wamumurikiye. Bene data, nshuti z'umusaraba, none iyo umaze kuvirwa n'umucyo, ugasanga usa gutyo, ugasanga nta mwenda umeze gutyo, ubwami bw'Imana bugufasha gute? Ubwami bw'Imana bugendana nawe gute kugira ngo bugukure muri ya eta wari urimo y'umuntu wabayeho mu mwijima mwinshi, ariko ukaba umaze kuvirwa n'umucyo? Ntabwo byoroshye bene data. Niyo mpamvu ba bantu bamaze guhinduka, iyo amaze guhinduka akabona umucyo, ni ukuvuga ngo ibitekerezo bye bihita bihabana kure cyane n'ibitekerezo by'abakiri muri wa mwijima, kuko aba amaze kuvumbura ibindi bintu mu mwijima bitahaba. Ariyo mpamvu mu Baheburayo bavuga ngo mwihanganira imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo. My God. Wibaze uburyo bazazana, kera bajya kutwoza bazanaga icyangwe turi abana dufite imyate, bagakuba ubuhera ubwo nyine buba bwaraje, kuko utoze umubiri wawe. Na utekereze kugira ngo wa mubiri wajeho impu eshatu bazawoza, bizashiraho ryari? Uku gukuba ndacyakoresha langage image, ariko ndagira ngo mbibumvishe bene data. Nubwo Yesu yavuze ngo kuko gukorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye, ariko faze yo kuva mu mwijima ujya mu mucyo bisaba imbaraga, kuko bagomba gukuba umubiri wawe kugira ngo uhinduke nk'umubiri w'umuntu muzima, kuko uba waragize nabi. Bagatangira bakazana ibintu bihumura neza bakabikumvisha kugira ngo wibagirwe impumuro ya bya bindi binuka, noneho ubwonko bwawe butangire gushyira diferanse hagati y'ibinuka n'ibitanuka. Ahangaha niyo mpamvu iyo umwana amaze guhaguruka kuvirwa n'umucyo, itorero niyo mpamvu ryashyizweho mu bwami bw'Imana, kugira ngo dufashe uwo muntu, tumufashe, tuhindure sanse ze zo kunuka, tumwereke ibyiza uko bihumura, kandi ibyiza bihumura ni ijambo. Ariko nanone tuzirikane yuko ba bandi bari mu mwijima bazafata ibibando bakaza kugukubita. Ndashima Imana nyemaze gukizwa, nayoboraga abantu benshi, kandi bigaragara ko abantu nabayoboraga mu bintu by'Imana banyitaga n'umutagatifu rimwe na rimwe, kubera ariko batazi mu mutima wanjye wanukaga, ariko mu byagaragaraga nk'imbere nagaragaraga rwose nk'umuntu wubaha Imana, ukunda Imana, ukunda gusenga, ariko ndi mu mwijima. Ariko umunsi namaze kuvirwa n'umucyo, ndagenda mvuze ibintu nakoraga, bose bariyamira baturabeshya, bajya gushaka inkoni ngo bankubite. Ubwo bwari uhamye, ni muri 90, ubwo ububyutse bwatangiraga Igihundwe, nigaga Igihundwe mu mwaka wa 6. Abantu bashaka inkoni ngo bankubite, nabo ubwo buhamya nabuhawe n'abakijijwe nyuma yanjye, bankurikiye nyuma yuko babonye yuko ntabivuyemo. Bashaka inkoni kugira ngo bankubite. Babandi bati tugende tumuvune, kubera yuko uriya muntu ari kuvuga ibintu binyuranye n'ibyo tuzi, n'ibyo twabayemo imyaka myinshi, kandi uriya ari mukuru muri twebwe. Ariko nagira ngo mbabwire, Imana yakoze igitangaza, ngo barazaga ngo namusuhuza, ngo yareba surire yanjye, ubundi mfite amenyo yatsikiranye mu kanwa cyane, ngo yabona surire yanjye, ngo igahita imukubita hasi, ngo agahita yirukanka.
akaba yaraje aje kunkubita, yabona uburyo mwakiriye n'umunezero mwinshi, kuko icyo gihe nari maze gukizwa, umuntu wese naramuhoberaga, narishimaga nkumva ndanezerewe. Imana irabankiza kubera surire yanjye. Haleluya. Nta kintu na kimwe Imana yaguhaye kidashobora gukora umwanya wacyo ugeze. Nuko baraza ba bantu bose, icyo gihe aho twateraniraga aho ngaho nasengeraga mbere, icyumweru cya mbere harakubise haruzura ngo kugira ngo bagaragaze yuko Felix agiye ngo ntagihagarara. Ariko nyuma y'amezi 2 hahantu twateraniraga hose habaye vide, bose baramurikira. Haleluya. Kubera yasurira Imana yampaye no kuba uri mukuru kakira abantu neza, uciye bugufi ukabanezererwa, kubera yuko waviriwe n'umucyo, wamenye ibihumura ari ibihe, wamenye ibinuka ari ibihe. Yesu adufasha tugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko kuko mwese muri abana b'umucyo, muri n'abana b'amanywa, ibyo mukora byose mu bwami bw'Imana nta na kimwe gikwiriye guhishwa. None se wahisha ute ku manywa? Ese birashoboka? Nijoro wahisha, ariko ku manywa ntiwahisha. Bene data, icyo ugiye gukora cyose ubizirikane yuko ari ku manywa y'ihangu. None se ntimwabibonye? Ariko muzi abantu bakora ibyaha byinshi mu Rwanda, ariko nujya mu binyamakuru byose uzasanga ari abayobozi ba DPR bari kwandika, ari abakristo runaka, kubera ko turaba amanywa. Ishati twambaye igiye akantu gatoya itigaragara, buri muntu wese abohita abona ko yanduye, kubera ko turaba amanywa. Bene data, ntibikabaca intege ngo mwumve ngo baratuvuga cyane, ngo baducira urubanza, ngo babona yuko ngo turi kuyobya abantu, ngo twabaye intaza. Ariko nagira ngo mbabwire yuko uri mu mucyo, icyasha kiragaragara, ariko uri mu mwijima. Ishati yabaye mbi cyane ntinagaragara. Tuzirikane ko turaba umucyo bene data. Niba tuvuga, niba turwanya, niba vuga ibi ngibi n'ibi kugira ngo babicurikane, muzirikane yuko impamvu batuvuga nuko turaba umucyo, twebwe turagaragara, ibyo dukora bikorwa ku mucyo. Haleluya. Ariko uza abagabo batera abakobwa inda ukuntu ari benshi, ariko iyo umwe yibeshye akanavugisha umuntu mu buryo budakwiriye, bihita bizenguruka ibinyamakuru byose, birumvikana bene data. Haleluya. Birumvikana. Niyo mpamvu ibyo byose tutabikora, kubera yuko turaba umucyo. Ntabwo twitwara nk'abo umwijima, ntitwambara nk'abo umwijima, ntituvuga nk'abo umwijima. Tugenda nk'abo umucyo, dukora nk'abo umucyo, kuko umucyo watuviriye. Haleluya. Amen. Yesu abafashe, Yesu abagirire neza. Ndagira ngo mu kurangiza uyu munsi mbasomere ijambo rimwe umuhanga Imana yahaye ubwenge muri Bibiliya kurusha abandi bantu bose babayeho yavuze. Imigani 18:21. Reka musabe arisome. Dusome mu gitabo cy'Imigani ibice 18, dusome umurongo waho wa 21. Aravuga ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Amen. Mu Gifaransa baravuga ngo la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ubu bwami bw'amanywa, ikintu ejo tuzareba cyane ni ururimi. Tuziga ku rurimi. Bene data, ndagira ngo mbabwire muri loi de la nature divine ou divine, muri loi de la nature du royaume céleste, cyangwa amategeko agenga ubwami bw'Imana. Ijambo niryo riza hejuru y'ibindi byose. Ijambo niryo ritanga ubuzima,
kandi ijambo ni ryo ryica ubuzima. Wa muntu umaze kuvirwa n'umucyo, ikintu cya mbere kizamuranga nuko azavuga ijambo. Namara kurivuga, iryo jambo niryo rizamuha ubuzima, kandi iryo jambo niryo rizahita rikuraho bya birego byose umubi yakuregaga. Haleluya. Tuzabireba kugira ngo umuntu akire koko ariya maga yose, biriya bintu byose bimuveho. Ni iki kibitera? Ni ijambo. Tuziga ku ijambo. Ijambo rero tuzigaho, iyo tuvuze ijambo muri Bibiliya, ijambo rigaragara mu buryo bwinshi. Mukore ubushakashatsi uyu munsi kugira ngo ejo tuzabe turi kumwe neza. Ijambo muri Bibiliya, iyo bavuze ijambo cyangwa ururimi, bisobanurwa rigaragara mu buryo: mu gusenga cyangwa gusaba, mu guhimbaza, mu kuramya, mu guhamya, mu kwihana no mu kwemeza. Mu Gifaransa biravuga ngo gusenga tubyite prier, implorer, guhimbaza tubyite louer Dieu, kuramya tubyite adorer Dieu, guhamya tubyite témoigner, kwihana tubyite confesser le péché, kwemeza tubyite proclamation na déclaration. Ibi bintu muri Bibiliya ariko bimeze, ariko uyu munsi turongeraho no kwandika. Ijambo rigaragara mu buryo bwo kwandika. Ibyo utavugishije akanwa kawe ukabyandikisha ukuboko kwawe, nabyo bihindutse ijambo. Ibyo rero nibyo tuzareba ejo, kugira ngo mubitekerezeho neza. Ndagira ngo mufate akanya musome Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri n'umurongo wa gatatu. Umwuka wera arabibasobanurira kugira ngo ejo tuzabyumve neza, kugira ngo twumve imbaraga z'ijambo. Reka dusenge Imana, twinginga abantu tubabwire tuti: wowe uri mu mwijima ntushobora kumenya ko uri mu mwijima. Kuva mu mwijima ni ukwemera yuko Yesu yagupfiriye ku musaraba i Golgotha, akazuka, akajya mu ijuru, akajya kudutegurira imyanya kugira ngo hazaba natwe tuzaba ariho tuba. Uko niko kwizera kwa mbere kugomba kuba mu mutima wawe. Kavuga uti: Yesu yaje mu isi, yihindura umuntu, yari Imana, araza aradupfira. Amaze kudupfira ntiyahera mu gituro, arazuka. Amaze kuzuka ahabwa ubutware bwose mu isi, mu ijuru ndetse n'ikuzimu. Ngo none arangije adusezera, aratubwira ngo ntabwo ari ngombwa ko tugumana, ngiye mu ijuru, ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Uko ni uguhamya kwa mbere. Kwa kabiri ugahamya uti: naragerageje, ibinuka sinumva ko binuka kubera ko mba mu mwijima. Imyenda mibi simbona ko ari mibi kuko mba mu mwijima. Umubiri wanjye sinzi ko ari mubi kubera ko mba mu mwijima. Nshaka gukora icyiza, buri gihe ikibi kikantanga imbere. Ariko maze kumenya yuko uwo Yesu yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, noneho ukamwiringira, ukavuga uti: ndamwemeye. Haleluya. Uwo munsi sinzawibagirwa, umunsi nabwiye Yesu ngo ndakwizeye, ubaye umwami, ubaye umwami, ubaye n'umukiza wanjye. Haleluya. Turagusengera Imana kugira ngo ayo magambo yatuze, uyizere mu mitima kandi uyature n'akanwa kawe. Urahita ubona hahantu wari uri hahise haza umucyo. Kandi numara kubona umucyo, wihangane, ntutangare, ntiwitangare. Uvuga uti: ese burya nuko nasaga, ese nuko nasaga, nuko nagendaga, nuko nakoraga ibintu. Uratangara
kandi urahita wumva babandi bagutanze ibyo bakoraga iyo babitaga abasazi ukabarwanya ukaba wari uri mu babarwanya. Ngwino winjire mu bwami bw'Imana mwene data, ngwino winjire mu bwami bw'Imana. Bwarampinduye ejo buri nafese imyaka 50 maze kugira imyaka nk'iyo yose. Iyo ndebye abantu twavukiye igihe kimwe bakiriho ntago bageze muri 15%. Twavukiye rimwe bafite iyo myaka, ariko nanjye nareba hakaba nkabona impamvu nyiriho kandi gikomeye kandi ni mu ndeba urasanga mwampa nk'imyaka 40 45. Kubera iki? Yesu atwigisha uburyo bwo kubaho, akaturinda, aduha ibyo dukwiriye kurya, aduha ibyo twirinda, akarinda n'ubuzima bwacu n'umubiri wacu arawurinda. Haleluya, Imana ishimwe. Ariko yashatse ko ubabazwa kugira ngo Yesu ahabwe icyubahiro, nabyo arabikora kuko ibyo ashatse yadukijije kugira ngo tube ibikoresho by'Imana. Reka dusenge Imana. Mwami wacu Yesu, turagushimira kuri Imana nzima, turagushimira kuko utuzi kandi kudusobanukiwe. Turagushimira yuko waduhaye ubugingo, uduha ubugingo buzima, ubwo wadupfiraga ku musaraba Golgotha. Ndasenze Mana ngo imitima y'abantu yumvise iri jambo, niba bafashe decision yo kuza imbere yawe bakatura ari amagambo nkuko tuyavuze, bakavuga yuko nabo bibananiye kuba mu mwijima, bibananiye bahisemo kuba mu mucyo. Mwami Yesu ubagirire neza, ubamurikize itara ryawe ry'umucyo gitangaza, babone umucyo wawe bahinduke. Mwami Yesu, kugira ngo itorero ribafashe gukura, kugira ngo itorero ribafashe kumenya ikinuka ari ikihe n'igihumura ari ikihe. Urakoze cyane rero Yesu, icyubahiro kibi cyawe utwara ubwawe byose byambaje n'inyiga nizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen.